turabashuje tunabashimira mwese abakurikira amakuru tubagezaho. Ikinyamakuru Inyarwanda.com cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti uko Tom Close n'umugore we bahanganye n'ibihuha kuri murandasi n'ibanga ryakomeje urugo rwabo. Umuhanzi akaba n'umuganga Dr Muyombo Thomas Tom Close hamwe n'umugore we Angel Ingabire Tricia bagaragarije urubyiruko n'abashakanye ko imbaraga z'urugo zikomoka mu kumenyana, kuganira no gushyigikirana, ntihagire imiyaga y'ibihuha ibahungabanya. Bombi babivuze mu kiganiro bagiriye mu masengesho Young Leaders Prayer Breakfast yabereye kuri Convention Center ku cyumweru tariki ya 31 Kanama 2025 yitabiriwe na Madame Jeannette Kagame hamwe n'abandi basaga 600 bari mu rubyiruko n'imiryango mishya. Angel Tricia yagize ati nashakaga kumwereka ko ari umwami mu rugo. Angel yavuze ko ubwo yarushingaga na Tom Close yahise asanga umuryango ushobora gucika intege kubera inshingano nyinshi umugabo we yari afite mu kazi ndetse no mu mishinga ye. Yagize ati naramubwiye nti nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango ariko nanone uri umwami, hari intebe umwami agomba kwicaramo, iruhande hakicara umwamikazi, hari ukwitabwaho nkeneye nawe ukaba ugukeneye, aba bana nabo baragukeneye. Yavuze ko kumenya gusabana mu rugo byagize akamaro kanini ndetse bituma Tom Close arushaho kuruhuka mu mutwe no kugira umubano mwiza n'abana babo. Ati ibintu byarushijeho kuba byiza ariko nawe bimuruhura mu mutwe. Yashakaga kumwereka ko nubwo yiriwe mu rugo ariko ashyizeho iminota yo kuba dukina biramuruhura kurushaho. Ibyo bintu byaramuruhuye. Angel yongeyeho ko bakomeje kugendera ku mategeko y'urugo harimo ayo kwita ku bana no guha agaciro igihe cyabo cyo kuruhuka. Yagize ati twemeranyije ko saa 2 z'ijoro abana bagomba kuba basinziriye. Ibi byatumye tubona umwanya wacu kandi bigatuma n'umusaruro w'umugabo mu kazi urushaho kuba mwiza. Uyu mugore yavuze ko Tom Close yageraga mu rugo akabona umwanya wo kwita ku bana be, umwanya wo gusenga ndetse bahitamo ko saa 2 z'ijoro abana bagomba kuba basinziriye. Angel yavuze ko akunda cyane kureba filime ariko Tom Close we akunda kureba cyane televiziyo iyo ikipe ya Manchester United iri gukina. Yavuze ko adashidikanya ko kumvikana n'umugabo we byatumye akazi kamworohera, abasha kwita ku rugo rwe ndetse abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro we uri hejuru cyane. Angel Tricia yavuze ko vuba aha aribwo yamenye ko Tom Close akunda kumva amakuru kurusha kumva indirimbo iyo bari mu modoka. Yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo Imana yamuhishuriye uko agomba kugendana n'umugabo we bari mu modoka. Yagize ati yarambwiye ati amakuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze yaratinze kubimubaza iyo myaka 12 yose naramubona. Angel yavuze ko ashingiye kuri uru rugendo yabonye ko kuganira n'uwo mwarushinganye bidasaba kuba mwicaye ahantu hihariye ahubwo ahantu hose mwaba muri mwafata icyemezo kandi gikwiye. Tom Close we yagize ati ibihuha byatubayeho ariko twabyigijeyo. Ku ruhande rwe Tom Close yavuze ko imyaka 12 amaze mu rugo ari isomo rikomeye byamwigishije kudaha agaciro ibihuha byo ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati twebwe tukibana haje inkuru y'uko twabyaye umuzungu, ubwo birumvikana ko uwamubyaye afite ahandi yamukuye. Hanyuma banarenzaho ko twamaze gutandukana yatwaye imitungo yagiye. Ibyo bintu njye narabisuzuguye. Uyu muhanzi yavuze ko nubwo ibyo bihuha byababaje inshuti n'imiryango byababereye isomo ry'uko urugo rutagomba kuyoborwa n'ibivugwa hanze ahubwo rukubakira ku kinyabupfura no kumvikana. Yongeyeho ko mu minsi ya mbere bagiraga ibibazo by'igihe ariko nyuma yaje gusobanukirwa ko guha umwanya umugore we ari ingenzi. Urugendo rwa Tom Close na Angel Tricia rwerekana ko nubwo imiryango igerwaho n'ibihuha n'ibigeragezo bitandukanye, kuganira no gufatana urunana aribyo byonyine byubaka. Bemeza ko imyaka 12 bamaze mu rugo ibahaye isomo ry'uko amahoro yo mu rugo ava mu kwizerana, kumvikana no gushyigikirana.